Bakunzi b'ibyamamare muraho neza, nongeye kubasuhuza. Uyu munsi turaza kurebera hamwe ibyavuzwe ku gitaramo cyagombaga kuba kikanitabirwa n'umuhanzikazi w'icyamamare wubatse izina mu mateka y'umuziki nyarwanda Cecile Kayirebwa. Iki gitaramo kikaba cyaritwaga Ikirenga mu bahizi. Iki gitaramo rero cyagombaga kuba ku itariki ya 8 Werurwe 2020 muri ka Kigali, aho kwinjira byari 5,000 mu myanya isanzwe, 10,000 mu myanya y'icyubahiro n'ibihumbi 200 mu myanya y'ikirenga. Uretse Kayirebwa ari gushimirwa, hari harimo abandi bahanzi nka Clarisse Karasira, Maria Yohana, Muyango, Jules Senor, Mani Martin n'itorero Ibihame nibo bari gususurutsa abari kwitabira. Kuri iki cyumweru habura amasaha make ngo iki gitaramo kibe, cyaje guhagarikwa n'umujyi wa Kigali kubera coronavirus yugarije isi muri iki gihe. Gihagarikwa rimwe n'ikindi cyari cyateguwe na Adrien Misigaro cyiswe Each One Rich One. Bigenda gutyo. Kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Werurwe 2020, ubuyobozi bwa Bwiza Media Limited, Karibu ASBL, Umushanana Media n'abacukumbuzi b'ireme ry'amateka n'umuco bateguye igitaramo bwashyize hanze itangazo bwihanganisha bari baguze amatike babasaba kuyagumana. Bagize bati, turamenyesha abantu bose ko nyuma y'ihagarikwa ry'iki gitaramo ku mabwiriza y'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ku munsi nyirizina, byongeye ku munota wa nyuma, twihanganishije abo byagizeho ingaruka bose. Tuboneyeho gusaba abari baraguze amatike bose kuyagumana mu gihe tukiganira n'inzego zitandukanye bireba kugira ngo hashakwe umuti ukwiye. Iri tangazo riranavuga ko ubuyobozi bw'izi sosiyete zari zateguye iki gitaramo bwitandukanyije n'undi muntu wese ushobora gusanisha ihagarikwa ry'iki gitaramo n'izindi nyungu izo arizo zose. Umujyi wa Kigali wasabye abantu bategura ibitaramo kuba baretse kugeza igihe bazabonera irindi tangazo ribibemerera. Ngayo nguko rero abantu mwaguze amatike muri iki gitaramo mwese musabwe kuyabika ahatagera ishishi, kuko ubwo wenda impamvu babivuze hari igihe bateganya ko kizasubukurwa mukayinjiriraho n'ubundi. Kubera iki kibazo cy'ihagarikwa ry'ibitaramo kandi, Adrien Misigaro na bagenzi be bo baririmbiye intebe, akaba atakamba cyane asaba inkunga ngo arebe ko yagaruza asanga miliyoni 14 yari yashoye muri iki gitaramo kugira ngo kibe. Dukomereza aya makuru ku muhanzi Igor MABANO, umuhanzi wazamukanye ingoga ukorera umuziki mu nzu ifasha abahanzi ya Kina Music, yashyize hanze indirimbo ye ya mbere ikozwe mu njyana ya dancehall ataramenyereweho cyane mu muziki we. Uyu muhanzi watangiye aririmba indirimbo ziganjemo izo muri R&B. Indirimbo nshya ye yayise Easy yasohotse ikoze mu buryo bw'amajwi gusa aherekejwe n'amashusho y'amagambo ayigize. Amajwi yayo yakorewe muri Kina Music na Ishimwe Karake Clement. Igor MABANO yatangaje ko yatekereje gukora indirimbo muri dancehall kuko isanzwe ari injyana akunda. Ati, gukora iyi ndirimbo muri ubu buryo nabitewe n'uko nyikunda kandi injyana ya dancehall ari nziza. Iri kuri album yanjye nshya Urakunzwe, n'izindi zimeze nkayo zizaza vuba. Iyi ndirimbo irimo ubutumwa bw'urukundo bw'umusore w'umurasta ugira amakenga yuko umukobwa akunda iwabo bashobora kuzamumubuza kuko ngo baba bakeka ko anywa amatabi. Ngo kuyihimba ni ubuzima busanzwe mbona bibaho, abantu bafite dread muri sosiyete bafatwa uko bashatse. Uyu muhanzi ntabwo amaze igihe kinini kuko yatangiye gukora umuziki byeruye mu mwaka wa 2016 akimara gusoza amasomo ye mu muziki ku ishuri ry'umuziki ryo ku Nyundo. Yahise anatangira kwigisha ibijyanye no kuvuza ingoma za kizungu
muri iryo shuri no gukora ibihangano byatumye yinjira mu ruhando rw'abahanzi mu Rwanda. N'umwe mu bafite ubuhanga buhambaye mu gucuranga no gutunganya umuziki, ndetse yifashishwa cyane mu itunganywa ry'indirimbo zo muri Kina Music, aho akorera ibikorwa bye bya muzika umunsi ku munsi. Igore MABANO yari arimo guteganya kumurikira abakunzi be alubumu ye ya mbere yise Urakunzwe, ariko iki gikorwa gishobora gukomwa mu nkokora na coronavirus yugarije isi muri iki gihe. Yatumye ibitaramo byari biteganyijwe muri iki cyumweru umujyi wa Kigali ubihagarika. Iyi alubumu y'uyu muhanzi, umuririmbyi akaba n'umucuranzi, izaba iriho indirimbo 13. Iyi alubumu yateganyaga kuzayimurikira abakunzi be ku wa 21 Werurwe 2020 muri Kigali Serena Hotel. Kwinjira mu myanya isanzwe byari 10,000, ku wajyanye n'umukunzi we bikaba 15,000. Niba ukeneye gukomeza kumenya amakuru atandukanye y'ibyamamare, kora like, subscribe and share kuri YouTube channel Mr. Hadi. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza.